Abakunzi b'ikiganiro menya nibi uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'ubuzima. Nk'uko mubimenyereye tujya dukora ibiganiro ku bintu bitandukanye, politiki, ubukungu, ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara imaze gufata intera ndende hano mu isi yacu, ariko cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika. Tugiye kurebera hamwe uko ifata, ikiyitera, ibimenyetso byayo, uburyo yakwirindwa. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cyitwa menya nibi. Niba wifuza kuzajya wumva ibiganiro tubagezaho, turagusaba gusa gukanda kuri buto y'umutuku subscribe, hanyuma like, ukazajya ubasha gukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro tubagezaho. Iyi ndwara rero uburyo ifata ntitoranya ngo uri mu muryango ukomeye cyangwa se woroheje upfa kuba gusa utuye kuri iyi si, ufite amahirwe menshi yo kuyandura. Ikindi kandi iyo ititaweho kare irandura ku buryo umwana wawe azayanduza umwuzukuru, nawe akazayisigira umwuzukuruza, ugasanga yabaye karande kubera ko abantu bamwe hari igihe bayibana bagatangira no kuyiyumvamo ku buryo bageraho bagakeka ko ari ryo geno ryabo. Katurebere hamwe rero ikiyitera. Rimwe harimo intambara, kabiri harimo ubujiji, gatatu harimo ubunebwe, kane harimo kurebera ku bandi bidafite akamaro, gatanu harimo gutakaza igihe wari ufite, gatandatu harimo gutinya cyangwa se kutigirira icyizere, karindwi harimo kugendera mu kigare, umunani harimo gupfusha ubusa ibyo wari ufite cyangwa se kwaya, icyenda harimo kumva ko wagezeyo, icumi harimo kudacunga ibyo ufite neza, cumi na rimwe harimo kutagira intego mu byo ukora, cumi na kabiri harimo ibiza. Muri izo mpamvu zose tumaze kubona hejuru rero, dukuyemo intambara ndetse n'ibiza, izindi mpamvu zose nizo twikururira, bityo bikadutera indwara y'ubukene. Uburyo yakwirindwa noneho, ugomba kwicara ukitekerezaho ukareba ikintu cyose washobora gukora bityo ukagikora ugikunze. Kabiri, kwirinda gupfusha igihe ubusa, ugahora ushakisha ikintu wakora bityo bizakugeza ku igeno ryawe. Icya gatatu harimo kwigirira icyizere, igihe cyose ukumva ko uri uw'agaciro kandi ushoboye, bizakurinda kwigunga no kudindira. Kane harimo kwirinda gucika intege, ntiwisuzugure ukumva ko byanga byakunda ugomba kugera ku cyo ushaka cyose. Gatanu harimo kugira intego y'aho ushaka kugera cyangwa se icyo ushaka kugeraho. Gatandatu harimo kumva ko ibyo ukora atari wowe bizagirira akamaro gusa. Ibi biragufasha kuko akenshi iyo ukora ibintu utekereza ko bigomba kuzagirira society akamaro, direct birangira nyuma nawe bikugarukiye bikakugirira akamaro. Kansoze ngira ubundi umuntu wese yaremanywe ubwenge, gusa iyo atabukoresheje neza icyo yabuherewe mupfira ubusa. Gerageza rero wishakishe, umenye n'icyo ushaka kuzaba cy'ahazaza, kandi ntugateshuke ku cyo wiyemeje. Kwirinda rero biruta kwivuza. Mureke dufatanye kwirinda iyo ndwara, nitumara kuyikira n'abandi tuzabafasha kuyikira. Murakoze kudukurikira mu kiganiro cyacu menya nibi. Naho ubutaha. Yari umusore wanyu Kagoma, mugira amahoro. Abagiye guhaha tubifurije kuronka. Ciao ciao.